ariko kuri iyi nshuro aho bigeze natangiye no kwitegura gupfa, kuko ukora ibi natagera ku cyo yifuje, ikigaragara no kunyica azanyica, kandi uyu muntu icyo agambiriye ndakizi. So rero ibi ntabwo ari ibintu byo kuri YouTube gusa, ibi bintu RIB irabizi n'ikirego cyaratanzwe, uri inyuma y'ibi byose muba mureba. Yes, nyuma y'amagambo n'amakuru menshi yasohotse kuri YouTube channel zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga, amashusho y'ubusambanyi bwa Pastor Mutesi asakara, abantu bose baribajije ngo ese ni ukuri cyangwa ni ibinyoma. Twahisemo rero kuba twahamagara Pastor Mutesi kuri telefoni muri kino kiganiro kugira ngo ashyire umucyo ku bimuvugwaho ndetse no kubimutangazaho. Muri ako kanya rero twahise dushyiraho Pastor Mutesi ku murongo wa telefoni. Reka mbareke mukurikirana ikiganiro cyose n'ibibazo twamubajije muri rusange ku mashusho y'ubusambanyi ye yagiye hanze. Umushumba mwaramutse neza, mu kanya ntabwo twari turi kubumva neza, ariko ubu ngubu noneho turi kubumva neza. Mwaramutse neza. Mwaramutse neza. Abandi bati yari ari kubikora n'umugabo uba hanze kuri telefone, abandi bati ni umugabo bari kumwe mu gitanda. Mushumba, abantu bagukunda babajwe n'ibyo bintu byakuvuzweho, twagira ngo ushyire umucyo kuri icyo ngicyo. Uhagaze mu rero, ngiye nk'umunyamakuru nta hantu mba mpagaze, niyo mpamvu mba nguhamagaye nyine kugira ngo naza gutwarwa n'amarangamutima. Mu by'ukuri nkaba nakwangiza amarangamutima y'umuntu, cyangwa se nkaba namwangisha abantu, kandi mu by'ukuri ibyo yakoze atari byo. Kandi ngewe niyambuye uwo mwambaro w'ubunyamakuru, Pastor Mutesi nzi, umushumba, umuntu abantu bakunda, umuntu uvuga amagambo y'ihumure, ntabwo ntekereza ko ashobora gukora ikintu nk'iki. buriya rero ni ukugira ikinyabupfura cyinshi, uburyo ubazamo umuntu no kukubwira nabi byamugora. Urakoze cyane. Uriya ntabwo ari jyewe, nta nubwo azigera aba jyewe, n'uwakwifuza ko yaba jyewe ararota inzozi zikorwa arashoboka. So iyo dusomye Mushumba, utekereza ari iyihe mpamvu umuntu ashobora gutekereza akazana amajwi nk'ariya hanze akayita yawe, kandi wowe utwibwire neza ko ari amajwi atari ayawe? Nese wakwicara ugatekereza impamvu igiti cy'indimu kiri kwera imbuto z'indimu. Umuntu atanga ibyo afite, umuntu mubi atanga ibimurimo. Nta mpamvu ushobora kwibaza ku muntu waduhaye ibimurimo. Icyo yifuza ni ugusenya izina ry'umuntu, yego, ni ugusenya imitima y'abana yabyaye, ni ugusenya imitima y'abanyarwanda, ni ukumwica, ni ukumurangiza. Ariko kuri iyi nshuro aho bigeze natangiye no kwitegura gupfa, kuko ukora ibi natagera ku cyo yifuje, ikigaragara no kunyica azanyica, kandi yabikora. Abakunzi banjye mukomere umutima kugeza igihe muzangereza ibisororo, kuko ikigaragara ibi ngibi ntabwo ari ibintu twakwita bito.